kubera ishimwe ryihuse ariko ryabaye muri iki cyumweru niyo ntari guhagarara hano nari gushima Imana. Yesu ashimwe. Mu minsi ishize hari umuvandimwe wanjye wajyanye umwana kwa muganga, umwana w'imyaka 5 gutyo, yari afite amanjine, yari yamaranye igihe ariko sanjine zisanzwe. Umwana wahumekaga nabi mu buryo buteye ubwoba, bamuha randevu yo kubagwa akajya bitinya. Nyuma yaho harabinyumvisha, yamubwira ko biri kose funga umwuka umwana avurwe. Uwo mwana yari ananutse cyane bikomeye, yari ananutse cyane, bakamwita ngo ni uwizoza, ariko byo kuri muhimba nyine ntiyaryaga. Yaga kurya akabura uko ahumeka, yaryama akaba arahagurutse akabura uko ahumeka. Amubwira nti uko byamera kose jyana umwana kwa muganga. Twamujyanye i Kanombe. Rero ngira agahinda mvuga nti nasanze umwana yamaze kwinjira, ariko nari nasenze Imana. Tubaho ngaho umwana baramubaga bigenda neza. Rero ndashima Imana ko yamukuye ku iseta amahoro. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ni akanya keza ko guhaguruka, tugiye guhaguruka. Umuntu ahaguruka ahantu hari, tugiye kujya mu kindi cyiciro cyo kumva icyo Imana dutumye uyu munsi wa none. Haleluya. Umuhanuzi mukuru barafashe igihe cyo gusenga Imana, akinginga Imana. Tugiye kumva icyo Imana yadutumyeho. Ni akanya ko kwakira umushumba wacu. Reka duhe Imana yo mu ijuru amashyi menshi. Asengesho tugiye gusenga. Rero tugeze kuri wa munsi wa nyuma wa 7. Tugiye guhaguruka twese dusenga. Tugiye gutera isengesho tuvuga ngo Mana shimwe kuko abanye natwe muri iki cyumweru. Poko ena embebe. Tugiye kwinginga Imana. Urabushyiramo iyo ndirimbo, urabucuranga iyo ndirimbo twacurangaga. Tugiye gusenga. Mubyeyi asenge, ufite umwana ugiye ku ishuri asenge. Tugiye guhamagara Imana mu minota 2 yonyine, turangiza turiyicarira kandi ibintu turi amahoro. Imana turagushimiye, uri Imana igira neza, ni wowe Data, nta yindi Mana uretse wowe. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko
ariko twebweho niwe duhamagaye turagushimiye poperedra zenemonebo zinini enemonebra pacha profesoredra nenemorebra kapeforedra hayazonekwa turi imbere yawe uyu mwanya twagusabaga uburinzi uyu mwanya twasabye imbaraga uyu mwanya twasabye kuturengera uyu mwanya twaraguhendahembwe uyu mwanya twaje imbere yawe uyu mwanya twaragutakambye uyu mwanya tuje kugira ngo udusoreze amahoro dusoreze amahoro toperera tenemonera harababebonegirege senga wimana nyirangabo tesamonera waravuga ngo mutimisoni bose yerusalemu urabizugota abantu bawe uhereye none ukagenda iteka ryose nyakamarayika wawe amanukire muri iteraniro ivume ananaboneborera nenemonera yerera omeneborege tabamoneborera Mana haundi wakubaha haundi wakwirirwa haundi kubatakambira haundi waducamura ibibazo haundi waturangiriza intambara haundi hayazaboneke haundi hari nawe urasohowe hayazatevoneko urakoze mwami Yesu urakoze tugukomera amashyi cyane mu izina rya Yesu tugiye ufite ubugingo tugiye ufite ubugingo ufite ubugingo zamura amaboko yawe kandi rero ibyiringiro ku kwezi nigushira azahembwa nubwo natwe dufite ibyiringiro ntabwo ari ibyiringiro byonyine dufite n'ubugingo dufite n'umugabane we dufite n'umugabane tugira n'umugabane zamura haleluya dufite n'umugabane mwiza mugabane Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye
iyo twizeye amagambo kuko yayatubwiye ku musaraba iriba we iriba rimara inyota twabereye amazi turi abasirikare tugezwe mu umwami wacu Yesu Kristo nawe muyo yemwe kubw'imbaraga tuzabaho Marira yacu yose tuzaneze yemwe umukiza amarira yacu Imana biha umugisha mubwira ngo icyo umaze iminsi ushaka cyabonetse. Mubwira ngo kandi cyabonetse. Mubwira ngo amahoro wari umaze iminsi warabuze Imana yayazanye. Ongera mumbwirire ngo ntiwite ku nduru wumva inyuma yawe, ahubwo wite kuhagarika induru uri imbere yawe. Wite kuhagarika induru uri imbere yawe. Hari induru inyuma, induru mu matwi, induru ariko witinzwa n'induru. Reba uhagarika induru uri imbere yawe. Mana duhana umugisha. Ngewe ndanezerewe umutima wanjye. Ngira umuntu umucaye ngo niwumva ubabaye uzasenge. Numara gusenga hazavamo igisubizo. Rero numva mu mutima wanjye nakeye. Abantu mwasenze aya masengesho muraza kubona Imana. Muraza kubona Imana. Umunsi wa karindwi tusoje aya masengesho ntabwo biba byoroshye kuba ufite ibyo kurya warangiza ukabyigomwa ukarya n'indoro bihari. Ntabwo biba byoroshye. Hari uwambwira arambwira ngo byamunaniye ngo musengere. Ndamubwira se nkwiyiririze. Ariko ushaka inka aryama nkazo. Icyo ushaka nicyo ubona. Iyo ushaka kurya ibiryo byinshi cyane, ushaka guhora urya ugwiza umubyibuho.
Haleluya. Hanyuma iyo ushaka kugira ngo umwuka nawe amererwe neza, ugabanya ibiryo. Ubwo rero Imana ibaho umugisha. Reka twakirane, nakabaye mfite nkomeza, ariko reka twakirane numva ndi mu mwuka wo kwakira abantu b'Imana, kumwe nabo baje ubwa mbere, bahageze ubwa mbere, se ngo nabo tubakire. Abashyitsi abahari, abashyitsi bagire gutya, bazamura ibiganza, ntabwo twababura ndabizi. Yego, bazamura ibiganza cyangwa bahaguruke, kimwe muri bo. Wahaguruka wazamura ikiganza kugira ngo tukwakire. Yego, yego rwose, yego rwose. Tubakomere amashyi cyane, barahari. Imana ibahe umugisha, mwicare mugubwe neza. Nyagasani weza abane namwe, yiyicarire mugubwe neza. Hanyuma rero mbwira umuntu muceranye ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Jya umubikamo ideni ryo kumukunda, wakubikemo icyaha cyo kukwanga. Niho birumvikana. We mubikemo ideni ryo kugira gute, hanyuma wakubikemo ideni ryo kukwanga, hanyuma tuzarebe utabarwa mbere. Nimuramuka munyanze hano mu isoko y'ubugingo, nzahita nsanga Denise na mama Jimmy na ba Hotefili na ba Ugira iwabo. Nimuramuka munyanze, hari abantu mu nyanga ariko si ngombwa banyanga. Sorry, Imana iduhane umugisha. Amen. Haleluya, haleluya. Je bundi umupasiteri yaravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Pasiteri Siliveri turamurwanya ariko byarananiranye, wagira ngo araroga. Mwana ishimwe. Mbwira umuntu mucaye ngo uzaze mwereka aho barogera none. Bazarohera ubusa? Ni ukuri. Imana ishimwe. Haleluya. Ejo bundi diregitoma yabimbwiraga mutari hano, ibintu yambwiye se wari uhari, wewe nimba wari unahari kucyo birengaho. Ahubwo Imana ukuntu Imana yambwiye akantu, irambwira ngo jya ubihorera bajye bagira ngo ntubazi. Hari igihe bamwe bizajya bibarira mu mitima. Imana duhana umugisha. Ndumva nezerewe Imana rero mu mutima wanjye. Nasabaga kugira ngo baba mama batuvugirize ipendo, batwakirije abashyitsi, hanyuma nkomeze. Baba mama bahari, twakire abashyitsi, hanyuma bazi batwakirira abashyitsi kubw'ipendo, ariko mujye mushyiramo agatege. Agorwa Yesu nkunda, igihe giti ntambara igashira, igihe gitubura ugataha, noneho ntara ukuboko wanjye muhiga rubabe. Imana yacu Imana izahana kurambarira, izahoraho ayo mashima